Yes, nongere mbasuhuze mbifurize byiza. Birumvikana turagarutse ariko turaje turebere hamwe mu karere bikomeje kuvugwa cyane mu gihugu cya Tanzania. Ngira ngo mukomeje kubona inkundura y'urubyiruko rwo hirya no hino ku isi rugenda rusaba ko leta zabo cyangwa se ubuyobozi bwabo bwavaho bitewe n'uburyo navuga ko batishimiye imiyoborere yabwo. Ariko icyo twe tuje kuvuga muri Tanzania. Banza urebe iyo video urebe uburyo ibintu bimeze. Hari rero muri Tanzania bimeze bite? Ni kuvuga ngo mumaze iminsi mubibona mu makuru uburyo urubyiruko ruri kwigaragambya, rutwika amapine, rwirana mu mihanda, rukamena ibintu bigiye bitandukanye, ndetse ibingibi biri kubije nyuma y'uko hari muri Tanzania hari igikorwa nyine cy'amatora, ariko bakavuga ko hari abantu benshi batigeze batora bitewe n'uko nyine ngo batishimiye uyu muyobozi ubayoboye Dr. Samia Suluhu. Ariko abandi bakavuga bati ese biraza kurangira bite? Muri kubibona ko hari abagiye bamenagura udusanduku two gutoriramo cyangwa se two gushyiramo amajwi. Ikindi kandi gikomeje kugaragara ahangaha muri Tanzania ni umubare munini w'urubyiruko rukomeje kwigaragambya rwirara imihanda hirya no hino. Ubu rero muri Dar es Salaam hamaze gushyirwaho ikiswe guma mu rugo mu rwego rwo kugira ngo ubuyobozi bukomeze bukurikirane muri rusange ibi bibazo byose, ndetse barebe n'uburyo ki ibibazo byaza guhoshwa. Ariko inkuru nyamukuru ituzanye ahangaha tugiye kuvuga nuvuga ngo bamwe mu bastar bahari muri Tanzania ubu bose bamaze kuba nk'abaryamiye amajanja kubera ko imitima yabo irahagaze, ndetse abastar benshi bari kwirinda kugaragaza uruhande baherereyemo kugira ngo ibikorwa byabo bidashobora kuba byakangizwa cyangwa se byahura n'izindi ngaruka. Ku ikubitiro hari umuhanzi witwa Bill Nas, muramuzi hari muri Tanzania. Uyu rero yaje kuba ahura nuruvagusenya ubwo baje kuba mutwikira iduka ryiwe ry'imyenda hariya muri Dar es Salaam, ryose rirashya rirakongoka kubera ko yagaragaye mu bikorwa byo gushyigikira Dr. Samia Suluhu mu buryo bwo kumwamamaza. Ntabwo ari we wenyine rero, kubera ko n'umuhanzi Diamond Platnumz baje kumusibisha icyitwa SMS yari yanditse cyangwa se ubutumwa yari yanditse ashyira kuri social media ziwe, maze aza kwakira message imutera ubwoba imubwira ko akwiye gusiba vuba na bwango ubwo butumwa yari yashyize kuri social media ziwe. Ubwo butumwa rero mutino ubuye ngo ubundi Diamond Platnumz ni umuhanzi ukomeye muri Tanzania, ariko yagaragaje ko ari ku ruhande rwa Dr. Samia Suluhu, aho yagaragaje avuga ko we ari ku ruhande rwa Dr. Samia Suluhu 100%, ndetse ko ari we agomba gutora. Ibi rero bikimara kujya hanze haje kubaho igisa naho ari nk'imbuzi kuri we, kuko yaje kwakira ubutumwa bugufi bumubwira buti nyaboneka niba ukunda ibikorwa byawe ufite hano muri Tanzania siba ubwo butumwa inzira z'ikigendwa. Icyaje gukurikiraho ni iki rero? Haje kubaho kuba yasiba ubwo butumwa kugira ngo bimwe mu bikorwa afite birimo nka WhatsApp Record, WhatsApp TV ndetse na WhatsApp Radio bitaza kuba byagira gute byakigabizwa n'urubyiruko rukaba rwabyangiza uko rwiboneye. Ibi rero ni bikomeje kugenda bitera ubwoba n'abandi bahanzi bagiye batandukanye hariya muri Tanzania, bibaza batese turaza kugaragaza twebwe uruhande duherereyemo gute, niba koko ibintu bimeze gutya, niba ishyamba atari ryeru gutya, biraza kugenda gute. Kugeza ubu rero amatora yarabaye, ariko reka dutegereze turebe ese ninde watowe. Mwagiye mubibona bakavuga bati ni Samia uhanganye na Suluhu ukabona nyine ni ibintu abantu benshi bagiye bashyira kuri social media zigiye zitandukanye. Mwarabibonye mu kinyamakuru The Standard cyari muri Tanzania, hanyuma abandi bakanashinja igihugu cya Kenya kwivanga mu miyoborere y'igihugu cya Tanzania. Ariko nanone sinzi impamvu mu by'ukuri hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye hakomeje imvururu z'urubyiruko zisaba bamwe mu bayobozi kuba bava ku buyobozi bitewe n'uburyo ki batishimiye. Hariya no muri Tanzania urubyiruko rukagaragaza ko rutishimiye mu by'ukuri Dr. Samia Suluhu, bavuga bati naveho hajyeho n'undi
ati byose birashoboka. Ariko reka tubihange amaso tuze kureba ese koko biraza guherera he, biraza kugenda bite, niba izi mvururu zikomeje kugenda zifata icyo nakwita urwego bene aka kageni, ese biraza kurangira hehe. Komeza ubane natwe hano kuri K47 News, byose turaza kugenda tubigarukaho no mu biganiro byacu bigenda bikurikira. Ariko kandi namwe ntimuze kujya kure yacu. Nimba utarakanda subscribe banzu yikore, nimba utarakanda subscribe banzu yikore kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho ujye uba umwe mu bambere babikurikirana cyangwa se babibona nta kibazo na kimwe kibayeho. Mbifurije byiza rero tugakomeza tubakurikiranire, ndetse tuzaza no kurebera hamwe mu masaha ari imbere ese koko ni biki byavuye mu matora kugeza amagingo angaya bihagaze bite. Watching us.